Ese wari uzi ko yabatijwe afite ukwezi kumwe gusa? Ese kandi wari uzi ko ajya mu gisirikare bwa mbere yagiye mu gikamyo? Ese ugeze umenya ubuzima butangaje bwa Perezida Paul Kagame uri kugira isabukuru y'amavuko uyu munsi yuzuye imyaka 68 y'amavuko? Perezida Paul Kagame yagize isabukuru y'amavuko, agira isabukuru ku wa gatatu tariki 23 Ukwakira, kuko yavutse ku wa tariki 23 Ukwakira mu 1957. Yavukiye mu muryango yabyawe na Stella Bizinda ndetse na se witwaga Deogratias Rutagambwa. Bagize umugisha udasanzwe uko bari kumuhereza mu bana batandatu bamwita Paul Kagame. Paul Kagame yavutse ari umuhereza mu bana batandatu bavutse mu muryango w'abana bavukanaga. Yakuze afite inzozi zo kuzaba umupilote cyangwa se umuntu utwara indege, gusa ariko kubera ko yari impunzi yagize amahirwe make ajya kwaka ishuri, yirukanwa yamaganirwa kure cyane bitewe n'uko ari impunzi, kuko nta muntu w'impunzi washaka kugira amahirwe yo guhabwa umwanya wo gutwara indege cyangwa se akagira amahirwe yo kujya kuba yakwiga iby'ubupiloti. Uyu munsi ni munyemerere tugaruke ku mateka atangaje mu butabera bwa Perezida Paul Kagame, uko yakuze, uko yabayeho, uko agiye mu gisirikare n'icyabimuteye, dore ko Perezida Paul Kagame yarwanye urugamba akiri muto mu gihugu kitari icye. Niko kandi ikintu utaruzi ku buzima bwe, ajya mu gisirikare yagiye mu ikamyo. Uko byagenze kugira ngo agende mu kamyo byari kubera iki? Byinshi byaranze ubuzima bwe mu butoya bwe, uko yakuze n'uko yabayeho. Ni munyemerere tubambure kwica nitwa Jabo Marasha Updates, kandi asazwe kugira ngo tubane neza mu kiganiro cyacu uyu munsi. Mbayemo ikaze. Perezida Paul Kagame uyu munsi yuje imyaka 68 y'amavuko. Amashuri yabanza yayize mu nkambi ya Gahunge mu gihugu cya Uganda, aho we n'ababyeyi be bari barahungiye. Abo biganaga bamwibukaga nk'umwana wari ufite ikinyabupfura ku buryo budasanzwe, ku buryo atatinyaga no kwegera uwabona ko ari mukuru we akamubaza ati kuki wambaye gutyo, cyangwa se akamubaza ati kuki wiyanduje, akabaza abamuruta inshingano, ndetse akabaza abona bitagenda kandi amuruta akamubaza impamvu akora ibitajyanye kandi ari umuntu usobanutse. Urwo ni rumwe mu rwibutso abazi Perezida Paul Kagame bafitanye nawe mu gihe cyatambutse akiri mutoya, ndetse kandi bamufiteho akiri umwana mutoya, banavuga kugeza na n'uyu munsi. Kuva mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye kugeza muri Uganda aho yabaye mu nkambi zirimo iya Rukinga, iya Shungerezi ndetse n'iya Buhunge. Kagame yabaye mu nkambi 3 muri Uganda ubwo yari yahunze. Aho hose yari umuntu w'intangarugero, aho yakoraga hose mu byo yavugaga ndetse n'ibyo yakoraga. Ibintu byamukurikiranye kugeza na n'ubu, akaba intangarugero kumubona bose n'abumenyi, ndetse n'abandi bose bamuhoza kumufata icyitegererezo. Umunsi nk'uyu ku wa tariki 23 z'ukwezi kwa 10 1957 nibwo yabonye izuba, nibwo yavutse. Avukira umuryango wifite, cyangwa se umuryango bavuga ko udasabiriza cyangwa se udasaba umunyu. Yavutse kuri nyina witwa Asteri Bizinda na se witwaga Deogratias Rutagambwa. Ise Rutagambwa yari umugabo w'umunyemari washinze kampani yitwa Trafipro. Uyu mugabo ari inyangamugayo mu byo yakoraga byose, kuko no mu gihe yari mu buhungiro yakunze gutorerwa cyane kurera abandi bana bagenzi be mu gihe babaga bari mu nkambi. Kagame yakuze nk'abandi bana batoya nk'uko n'abandi bose bakura ndetse banavuka nk'uko bakina. Abatizwa akiri muto cyane, dore ko abatizwa akiri uruhinja afite ukwezi kumwe gusa. Aho byabereye, Kagame yabyaye muri batisimu na Mutembe Ildefonsi, amubyara mu Gushyingo 1957. Kagame yabatijwe afite ukwezi kumwe gusa kw'amavuko, abatizwa ari uruhinja akirikiye mu biganza n'uyu nguyu wari umubyeyi w'abatisimu ndetse n'abandi babyeyi be b'amavuko. Uyu 1957 Abatutsi batangiye kumeneshwa mu cyiswe revolusiyo, bamwe bakicwa, abandi bakameneshwa, inzu zabo ziratwikwa, abandi barahunga. Paul Kagame n'umuryango we barahunze. Icyo gihe bahungiye mu ntara bavuye mu majyepfo y'u Rwanda aho bari batuye na mbere. Ku wa tariki 6 Ugushyingo 1961 berekeje muri Uganda. Gusa mu nzira bagenda, we n'umubyeyi we Asteri baje kwisanga banyuze ukubiri na se ubabyara Deogratias, kuko Rutagambwa Deogratias yanyuze i Burundi. Bambukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire muri icyo gihe. Banyura Bukavu bagera i Goma, aho bavuye, aho yavuye ajya muri Uganda. Ageze mu buhungiro nubwo bitari byoroshye, Kagame yakomeje kwiga mu nkambi aho bari batuye. Umwe mu bamuzi ari mu nkambi
imwe mu nkambi yitwaga Gahunge, imwe mu zo yari arimo yiga mu ishuri ribanza rya Rwengolo, yagize ati yari umwana ugira ikinyabupfura Kagame, yagiraga isuku ye ni iya kera. Undi yavuze ko icyo gihe ubwo yari mutoya Kagame yegeraga n'abandi banyeshuri bakuru akababaza ibyo bagomba gukora cyangwa se akabibutsa inshingano zimwe na zimwe n'izo bagomba gukora batakoze neza. Ati mukuru we twakundaga gukina umupira, hanyuma Kagame akatubwira ati kuki mutagiye kwiga? Niganaga na mukuru we Joseph. Kagame nawe yaga gukina umupira nk'abandi bana bato, ariko ibyo yakoraga byose akabibonamo ikinyabupfura. Ntabwo byaheraga aho ngaho gusa, kuko no mu ishuri yari mu bana b'abahanga cyane. Umwe mu bigisha Kagame yize yibuka yuko hari umuzungu wakundaga kujya mu nkambi akabwira abanyeshuri yuko nibatsinda neza bazajya kwiga mu ishuri ryitwa Ntare School mu mashuri yisumbuye, kandi na Kagame yarabikoze cyane aza no kubigeraho kuko yari biharaniye cyane. Ati no muri Rwengolo Primary School yari mu bana ba mbere bigaga neza kandi b'abahanga, ndetse iryo shuri ryabaye mu mashuri ya mbere yatsinze neza ndetse aratsindisha neza muri icyo gihe. Muri icyo gihe cyose ngo Kagame yari umwana uhorana amatsiko yo gushaka kumenya u Rwanda ryisumbuye kurusha uko yabaga aruzi, ngo ku buryo yakundaga kujya gushaka abasaza barwanye mu Nyenzi akababaza amateka amwe n'amwe ku Rwanda. Umwe mu bamuzi bibuka wabaga muri iyo nkambi ni uwitwa Mariko. Uwo Mariko ngo Kagame n'inshuti ye yitwaga Fred Rwigema mu butoya bwabo. Uyu Fred baramuzi cyane, Major General Fred Gisa Rwigema, boza ari inshuti cyane z'akadasohoka kuva kera. Kagame na Rwigema rero mu buto bwabo bakundaga kumarana igihe cyabo kinini cyane babaza byinshi ku Rwanda, ibintu byagaragaza umuhate wo gukunda igihugu ndetse no gushaka kukimenya byihuse ndetse kandi byisumbuye ku makuru barutaga we bafite kugeza uwo munsi. Kagame arangije amasomo mu Ntare School yakomeje muri Old Kampala School, ari naho yavuye ajya mu rugamba rwo kurwanira Uganda mu ngabo za Uganda, nyuma y'aho Museveni atangiye urugamba rwo kubohora igihugu cya Uganda. Muri icyo gihe abandi bari mu rungano rwe bakomeje muri kaminuza, ariko we yiyemeza kujya mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse ngo azabashe kubona amahirwe yo gutaha mu gihugu cy'amavuko cye cy'u Rwanda yari yarihebeye. Abazi amateka ye bavuga yuko Kagame ajya mu ngabo za Uganda yagiye mu gikamyo, ndetse iyo kamyo kandi yari itwawe na General Lutaya. Uwo General Lutaya yari umwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo za Uganda. Nuko Kagame atangira urugamba atyo yagiye mu gikamyo. Mu gitero cyabimburiye urugamba rwo kubohora Uganda cyabaye ku tariki ya 6 Gashyantare 1981, Paul Kagame yari umwe mu bayoboye abasirikare 27 bari bafite imbunda batera ikigo cya gisirikare cya Kabamba mu karere ka Bembe, ahangaha ni mu kilometero 120 uvuye i Kampala umujyi mukuru wa Uganda i Kampala. Ingabo yari kumwe nazo Kagame nizo zakigezeho bwa mbere zinabohoza intwaro ziri mu zibanze zifashishijwe cyane mu kubohora igihugu, ndetse no ku rugamba nyirizina rwagejeje Museveni kubohora igihugu cya Uganda. Mu gisirikare cya Uganda Kagame inshingano yahawe nyinshi zari zijyanye no guharanira yuko mu gisirikare hahora ikinyabupfura. Izindi nshingano yahawe mu gisirikare cya Uganda zari z'ubutasi cyane cyane. Yabaga ashinzwe kandi kugenzura ibikorwa by'ingabo niba nta makosa yakozwe mu gisirikare cyangwa se mu ngabo, aho yagaragaye agakosorwa hakiri kare bitararenga inkombe bikozwe na Kagame. Kagame kandi niwe umuyobozi wungirije mu ngabo za Uganda ushinzwe ubutasi. Abasirikare bose baramwubahaga cyane, ahanini kubera ikinyabupfura ndetse n'umwuga yakoranaga bidasanzwe mu gisirikare cya Uganda. Undi muntu umuzi ati abasirikare bose baramutinyaga kubera yuko bari bamuziho ikinyabupfura no kudaca ku ruhande, gusa ariko bakamukundira yuko ntaho barenganya. Bati uriya musirikare akoresha ukuri. Ati bamwita amazina y'abantu bazwi mu mateka baca imanza zitabera. Abo ni abantu bazi Kagame mu butoya bwe, cyane cyane mu gisirikare cya Uganda. Abamuzi mu buto bwe bavuga yuko imyitwarire ye ndetse n'iya none n'umuryango n'umurongo muzima, amasezerano, imyaka yayoboye u Rwanda bijyana n'uwo ari we kuva kera.
Perezida Paul Kagame yakunze kwanga akarengane, yakundaga cyane gukoresha ukuri, akagira isuku, yaranzwe cyane n'ikinyabupfura aho yakwiriye hose n'aho yabaye, agakunda igihugu ndetse no kwicisha bugufi, byose kandi ngo si ibya none kuko kuva na kera mu buto bwe ibi yarabigiraga kandi yarabikundaga cyane. Abakoranye na Perezida Paul Kagame mu bihe bitandukanye, ari perezida ndetse n'igihe ari umusirikare, bavuga yuko ari umuntu ugira urugwiro, wicisha bugufi ku kigero cyo hejuru cyane kurusha ibindi byose. Hari umwe mu bavuze uburyo umunsi umwe yagiye kureba Perezida Paul Kagame, ahageze atungurwa no kubona ari Perezida Paul Kagame ku giti cye uhagurutse ajya kumuzimanira cyangwa se kumwakira. Uyu mushyitsi wari usuye Kagame yagize ati watekerezaga yuko ari buhamagare umukozi, ariko niwe ubwe uhagurutse aranzimanira. Kagame mu mateka y'u Rwanda ashimirwa uruhare rukomeye cyane rwo yagize mu kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ndetse nyuma yaho aza no gukomeza kubaka u Rwanda rufite igitinyiro ku ruhando mpuzamahanga. Ashimangira kandi yuko yahesheje agaciro Abanyarwanda, akazamura imibereho yabo mu ngeri zose, ndetse kandi ntihagire n'umwe usigara inyuma cyangwa se uhezwa inyuma y'abandi, kandi agashimirwa cyane ubumwe bwabo n'uburyo yakunze kugaragaza ashyira Abanyarwanda imbere. Ntiyigeze yemera na rimwe yuko imyumvire ya gikoloni iyo yatanya Abanyarwanda. Ntiyifuje kandi ko iyo myumvire mibi y'abakoloni yagira intebe mu gihugu cyangwa se igahabwa agaciro, ku buryo hari n'igihe yavuze yuko Kagame ubwe hari impuguke yo muri kaminuza ya Stanford yigisha ibijyanye n'uturemangingo, yigeze kumubwira yuko hari uburyo bushobora gukoreshwa mu gupima amasano y'Abanyarwanda mu kugerageza inshuro y'iryo abakoloni b'Ababiligi bari baravuze bajya gushyiraho amoko ngo barebe Abanyarwanda amoko yabo aba aribo n'aho bakomotse. Kagame ati ko siyansi ishobora gufasha kwemeza cyangwa se kwamagana iyi myumvire ya politike yazanye ibibazo mu gihugu. Yavuze yuko ngo yamusubije yuko ntacyo bimutwaye, ati ntacyo bintwaye, wajya mu turemangingo twanjye ukabigenzura. Ati nafashe ibipimo byanjye kugira ngo mbanze menye ibinyerekeyeho. Yakomeje agira ati kuko dushobora kubona ihuriro cyangwa se itandukaniro, cyangwa tukabona yuko hari itandukaniro ari na politiki. Namubwiye nti ntacyo bintwaye kuko nahoraga mbwira abantu hano mu biganiro bya politike n'ibi bintu ni ubuswa, ntabwo ari byo. Ntabwo ukwiye gutandukanya Abanyarwanda cyangwa se ngo ayo moko yerekana itandukaniro riri hagati y'Abanyarwanda. Yakomeje avuga yuko yabwiye uwo muntu ko nubwo ntagomba kuba batandukanye ntibivuze yuko batagomba kubana. Ati iteka abantu bazahora batandukanye, ariko kuri twe muri politike yacu abantu bagomba kunga ubumwe, sosiyete n'abantu. Ko bavuga ibyo gutandukana ibyo ntacyo bimaze. Ati twebwe ntabwo dutandukanye, bamwe ni bagufi, abandi ni barebare, abandi barananutse, abandi bateye ukuntu na kuriya, ariko twese turi ibiremwa muntu, twabana twishimye imbere mu mupaka cyangwa se mu cyumba kimwe. Muri ubwo bushakashatsi bwa gihanga ngo byaje kugaragara yuko imyumvire ya gikoloni yari ipfuye cyane, ko nta tandukaniro riri hagati y'Abanyarwanda ubwabo. Ati rero aba bashakashatsi bashaka kudutanya, bavuga yuko abantu batandukanye, yuko bakwiye guceceka. Inkuru y'ubuzima bw'umwihariko bwa Perezida Paul Kagame yatangiye aho kuko yavutse mu bihe bigoye byarimo ivangura rishingiye ku moko. Nyuma y'imyaka 4 gusa yahungiye n'umuryango we bajya muri Uganda. Mu buhungiro Kagame yatangiye amashuri abanza, atangira amashuri ye muri Rwengoro, yarangirije akomereza yisumbuye mu Ntare School no muri Old Kampala School. Yari umunyeshuri w'umuhanga kandi wagiraga gahunda. Nyuma yaho umutwe witwaje intwaro wa FRONASA washinzwe na Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'ingabo za Tanzania bikuyeho ubutasi bwa Idi Amin Dada mu 1978. Kagame n'izindi mpunzi z'Abanyarwanda biyemeza kwiyunga kuri Museveni. Mu 1980 muri Uganda habaye amatora y'umukuru w'igihugu
bitangazwa yuko Milton Obote ariwe watsinze ayo matora, ariko Museveni agaragaza yuko habayeho ubujura bw'amajwi. Mu mwaka wakurikiyeho Museveni yashinze umutwe wari ufite intego yo gukuraho Milton Obote akamukura ku butegetsi. Perezida Kagame na Fred Gisa Rwigema n'izindi mpunzi z'abanyarwanda bafitanye isano na Museveni ndetse banakorana bugufi n'abanyarwanda n'abandi ba Uganda bari bamushyigikiye muri urwo rugamba rwatangiye muri Kabamba muri Gashyantare mu 1981. Muri Werurwe mu 1986 bakuyeho Milton Obote. Mu mutwe wa NRA Kagame yari ashinze ubutasi, na nyuma y'aho Museveni atangiye kuyobora Uganda yabaye umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Uganda. Tariki ya 10 Kamena mu 1989 Kagame yashakanye na Jeannette Kagame wari warahungiye muri Kenya, akaba n'umwe mu banyarwanda bifuzaga gutaha mu rwababyaye mu Rwanda rwari rw'imisozi igihumbi, nubwo ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bwari bwaravuze yuko ibyo bidashoboka byo gutaha mu Rwanda. Kagame na Jeannette babyaranye abana 4 ari bo Ivan Cyomoro Kagame wavutse mu 1990, babyaye kandi Ange Kagame wavutse mu 1993, babyara Ivan Kagame wavutse mu 1996. Ubucura bwabo ni Brian Kagame ufite imyaka 24 y'amavuko kugeza uyu munsi, ubwo General Fred Gisa Rwigema n'izindi mpunzi z'abanyarwanda batangiraga urugamba rwo kubohora igihugu kwa tariki ya 1 Ukwakira 1990. Icyo gihe Kagame yari yaragiye kwiga amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Fort Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kagame akimenya ko Rwigema yishwe ku rugamba yafashe icyemezo cyo kubuza kuziba icyuho akayobora urugamba. Akigera Kagitumba habiraga urugamba rwo kubohora igihugu, yakoze amavugurura mu gisirikare n'ibindi bitandukanye, ndetse akomeza imirwano y'urugamba araruyobora kugeza abohoye u Rwanda kwa tariki ya 4 Nyakanga 1994. Ubwo RPA yari imaze kubohora u Rwanda yashyizeho guverinoma icyo gihe yise guverinoma y'ubumwe. Muri icyo gihe kandi Pasiteri Bizimungu yabaye perezida, naho Kagame Paul agirwa visi perezida, icyarimwe aba na minisitiri w'ingabo. Yakoze iyo mirimo Kagame kugeza mu mwaka wa 2000 ubwo inteko ishinga amategeko yamutoraga kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Muri Kanama 2003 habaye amatora y'umukuru w'igihugu. Kagame atsinda ku majwi 95% n'ibice 0.5. Yatsinze n'amatora ya 2010, atsinda amatora ya 2017 ndetse na 2024 ku majwi ari hejuru cyane 93% na 99%. Aya matora ashimangiye icyizere abanyarwanda bamufitiye. Aya matora kandi yerekana kandi icyizere gishingira ku ntambwe ikomeye u Rwanda rwateye, cyane cyane mu iterambere mu kuva yatangiye kuyobora igihugu ndetse no kuva u Rwanda rwabohorwa. Ange Kagame mu kiganiro yagiranye n'Ikinyamakuru Igihe muri Kanama 2014 yasobanuye umubyeyi we Paul Kagame mu magambo make. Yasubije yuko Kagame ubwe isomo byari umugabo ukomeye. Yaravuze ati ni umurwanashyaka. Yagize ati mbaye nshatse kugaragaza uwo papa ari we mu ijambo rimwe navuga ko ari umurwanashyaka. Yanyuze mu nzira z'inzitane ariko byaramwubatse, ntibyamuciye intege, mwemera nk'umugabo ukomeye mu buryo ntagereranywa. Kagame ni umukunzi ukomeye wa siporo, akunda gukina tenisi, akaba n'umukunzi w'ikipe y'umupira w'amaguru Arsenal ndetse n'ikipe ya Golden State Warriors ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere muri basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kwa tariki 10 Nyakanga 2022 yagize ati shaka umwanya wo gukora siporo, ngakina tenisi, ngakora ingendo z'amaguru, nkunda kureba kandi umupira, nkunda kandi kureba umukino wa basket, areba football, mbese imikino itandukanye, naba ndi aho ikinirwa ku kibuga cyangwa se ndebera kuri televiziyo. Nk'uko Ange Kagame abivuze ku banyarwanda benshi, Kagame ni umubyeyi wabo utagereranywa. Kuyoborwa nawe ni amahirwe akomeye cyane kurusha abandi banyafurika. Yakuze afite inzozi zo kuzaba umupilote cyangwa se umuntu utwara indege, gusa ariko kubera ko yari impunzi yagize amahirwe make ajya kwaka ishuri, yirukanwa yamaganirwa kure cyane bitewe n'uko ari impunzi, kuko nta muntu w'impunzi washaka kugira amahirwe yo guhabwa umwanya wo gutwara indege cyangwa se akagira amahirwe yo kujya kuba yakwiga iby'ubupilote. Byatumye afata indi nzira zikomeye cyane bera n'amutungura cyane bera n'amabaza cyane Perezida Paul Kagame, bituma
abona ko kuba impunzi atari ikintu mu byatumye afata umwanzuro ukomeye cyane wo kuba yaharanira ubwigenge bw'igihugu no gutambuka rw'imisozi igihumbi, ndetse agakora cyane akora icyashoboka cyose ngo arebe ko yagaruka mu rwamubyaye. Nk'uko munsi ku munsi yakundaga gusura abakuru, abandi benshi batandukanye baba baza ku Rwanda uko baruzi, ndetse ashaka amakuru yose ashoboka kugira ngo arebe ko yagera mu rwamubyaye. Rero kamwese tubashimire mwabonye no turi channel yitwa Ajabu Marashi Updates. Tukaba turi ku mateka ya Perezida Paul Kagame, uko yabayeho, uko yagiye mu gisirikare cya Uganda, imirimo yakoze n'uko yabohoye igihugu, ibindi byamuranze mu gisirikare cya Uganda cyane cyane akiri mutoya, n'ibindi byinshi bigiye bitangaje kuri we. Mwibutse ko uramutse ukeneye kumenya amakuru menshi ku bijyanye n'igisirikare cya RDF n'ibindi bijyanye n'abaperezida muri rusange cyangwa se Kagame, wakora subscribe, ugakora share, ndetse ukabana natwe kugira ngo dushyireho video buri munsi izajya kugera mu bantu ba mbere. Turagushimiye cyane. Twitwa Ajabu Marashi Updates. Ibiganiro byacu byo birakomeza. Imana ibarinde. Imana ibarinde. Imana ibarinde.